uzimana rangurura shira juru ntugerure gira abantu bahungumu jinyugiye gutera kuko imaba zizimana zigiye kurangira. Kuri mwese mukunda ibyigisho by'ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi, twabateguriye amateraniro azabera ku ikoranabuhanga. Turabararitse mwese, ni karibu. Aya materaniro ntabwo akiri national, ahubwo yahindutse international, nk'uko tubisoma muri Mata 24 umurongo wa 14 haragira hati, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose n'ibw'imperuka izaherako ize. Uzadukurikirane ku ikoranabuhanga n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Ikaze ni karibu. Nkuko mumaze kubyiyumvira, aya materaniro aranejeje, azahuza isi yose. Muzayakurikirana kuva tariki 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka kugeza tariki 24 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Azajya atambuka buri munsi kuva saa 11 kugera saa 12:30 za mu gitondo ku masaha yo mu Rwanda, ndetse no ku mugoroba kuva saa 1:30 kugera saa 3 z'ijoro. Nibigera ku isabato hazaba igiterane mpuzamahanga kizanyuzwa kuri YouTube ivugurura n'ubugorozi Radio Rise ijwi ry'ubugorozi, ndetse no kuri wa@reformation_voice.org. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Zefaniya 3:18, zateranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera, bahoze ari abawe bavunwa nibakoze isoni. Amen. Kabagiye kurimu kandi yarabacunguye